Yesu ashimwe mwene data. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo igihe twazenguruka uyu musozi kirahagije. Twaragiye turananirwa, turazenguruka ntitwabona abantu, tujya hirya ntitwabona abantu, tukabona turi twenyine tuzenguruka uyu musozi. Ariko igihe kirageze kugira ngo tuzamuke umusozi tuwuzenguruke turi kumwe n'Imana. Usonze uri kumwe n'Imana, ubura akazi uri kumwe n'Imana, uhure n'intambara uri kumwe n'Imana. Kuko twarazengurutse igihe kirekire, tuzenguruka ubutayu bw'i Kadeshi, turasonza, tubura amazi yo kunywa, imyenda idusaziraho, ariko Imana yari kumwe natwe, iri mu ruhande rwacu. Rimwe navuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu yava hehe? Reka kwiganyira no kweba rero, dufite Imana. Unkunda abankunda kandi abacakana umwete bazabona icyubahiro, ubukire n'ubugingo no gukiranuka nabyo biri iwanjye. Niko ijambo ry'Imana rivuga, riri mu Migani 18:17. Niho dusanga aho Salomo yakomezaga abantu ababwira ko byose Imana ibifite, ababwira ko Imana byose bitunze. None utewe ubwoba n'iki? None kwiba no kwiganyira kwawe kuva hehe? Dawidi mu muhamagaro we yari umushumba w'intama. Ntiyemeraga ko ari intare cyangwa idubu byajyana umwana w'intama, ngo yarayicakiraga intare akayifutagura, akayica, akayikura umwana w'intama mu menyo. Ntiyemere ko intama ye iva mu zindi. Natwe niko Kristo atemera ko tuva muri we, ngo duterwe n'ubukene, ngo duterwe n'ubushomeri, ngo tumuveho bitewe n'ibyo ngibyo tugenda duhura nabyo buri munsi. Tugume muri we rero, niwe ufite amagambo meza y'ubugingo, niwe ufite ibidukomeza. Yabonye tuzenguruka ubutayu, yabonye tuzenguruka muri ubu bukene, yabonye tuzenguruka muri ubu buzima turi kunyuramo, biramubabaza. Adufitiye impuhwe, adufitiye imbabazi. Petero arafungwa, wowe na Pawulo na Sila barafungwa, ngo ariko barasenga, ngo maze bararirimba, ngo imiryango ya gereza iraduhuka, irafunguka, ngo iminyururu yari bariho yose ibavaho kubwo gusenga. Natwe rero dufite ibintu bituboshye, dufite iminyururu ituboshye, dufite ibintu biri kutwirukaho amanywa n'ijoro. Ntabwo Imana izemera ko bikomeza kutuzenguruka, cyangwa se ngo twe tuzenguruke muri ubwo buzima bwo kutagira ubuzima bwiza, bwo kudatambuka neza, tuboshywe. Ariko Imana yatwibuka nubwo tuboshywe ikatubohora. Reka gutinya. Ngo igihe mwazengurukiye umusozi w'i Kadeshi, igihe mwazengurukiye umusozi wo kuvugwa, igihe mwazengurukiye umusozi wo kwangwa, Imana iratwibutse, Imana iraturengeye, Imana iraturwanira. Yewe papa wanjye, igihe wazengurutse Imana yarabireba. Yewe mu mama, igihe wazengurukaga Imana yarabireba. Yewe munyamasengesho, yemwe bashumba, yemwe bakristo, namwe baririmbyi, yemwe basore n'abakobwa, Imana yarabibonye. Igihe mwazengurukaga uyu musozi, ntabwo izongera kwemera ko mukigaruka mukundi. Ibihe mwazengurutse kirahagije. Twaravuzwe, twaratutswe, ndetse turangwa. Ntihabe hakiri umuntu wo kutunyuraho ngo arebe n'ubuzima turi kunyuramo. Ariko kuko Kristo ari umurengezi mwiza, kuko Kristo ari umurengezi wacu, araturwanirira, araturinda, inzira zacu zose ziba nziza. Ndashima Imana rero iz'ubuzima turi kunyuramo. Shima Imana rero iz'ubuzima bwawe. Igihe wazengurukiye kirahagije. Ongera ucyamike, urebe hirya, urahasanga akazi wabuze, urahasanga akazi, urahasanga inzu wasengeye, irahasanga imodoka wasengeye, urahasanga perime wasengeye. Ongera uzenguruke, uzamuke, ucyamike, nugera haruguru urahasanga igisubizo cyawe. Ntabwo Imana izemera ko tuvira mwaho, nubwo tugeragezwa, nubwo tuvugwa, nubwo dutukwa. Ntabwo Imana izemera ko tuvira mwaho. Mukomere muri Kristo Yesu, kuko ariwe dufitiye byose. Azi inzira zawe, uryamye cyangwa ubyutse, azi inzira zawe. Ihangane mwene data, we kongera gucogora no gucika intege mu bibazo by'ubu buzima. Imana ifite ubukire, Imana ifite ubugingo, ikunda abayikunda. Wowe yikunda, uyegere, usenge mu kuri no mu mwuka. Ntusengane uburyarya, ntusengane ubugome, ntusengane kubeshya, ahubwo wegere Imana mu kuri no mu mwuka. Izakugirira neza.
Mana turayizeye kandi turayiringiye, nizi neza ubuzima turi gucamo, nawe ubuzima bwawe urabuzi, wowe cyameka. Ni ukuri igihe twazengurukiye umusozi kirahagije, ni igihe rero cyo kugira ngo tugire umugisha natwe dusubizwe n'Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, ushimiye kubwo abazumvira ijambo, uzabagirire neza, uzaba arwaye azakira indwara, uzaba ashonje azahage, uzaba ukennye azakire, udafite akazi azakabone. Ni ukuri Imana ukore kubahisha kwawe, uzumvira ijambo wese azagira ishimwe imbere y'amaso n'imbere y'ibirenge by'Imana, n'imbere y'ibirenge byawe Mana, n'imbere y'ibirenge byawe Mana, kubw'amaraso ya Kristo tugushimiye twizeye mu izina rya Yesu.